Perezida Kagame yashyigikiye ifungwa ry'insengero mu Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyigikiye ifungwa ry'insengero hafi 8,000 igenzura ryasanze zitujuje ibisabwa. Yihanangiriza abazishinga bagamije gucucura abanyarwanda imitungo yabo bitwaje Imana. Nyuma yo kwakira indahiro z'abadepite kuri uyu wa 14 Mukanama 2024, Perezida Kagame yavuze ko mbere yo kwibaza ku ifungwa ry'insengero abantu bakwiye kwibaza ku buryo zashinzwe. Yagize ati ikintu cy'amakanisa ni iki? Murabanza induru ikavuga bafunze amakanisa, wabanje ugahera ku kuvuga ngo ubundi yagiye ihwati. Amakanisa ibihumbi ni iki? Abanyarwanda mwarwaye iki koko? Ariko ngira ngo ni ibibazo by'Abanyafurika. Abanyafurika dufite ikibazo rwose. Amaze iminsi mbona ku mbuga zikoranya amakuru ibintu bijyanye na churches, ibiriziya cyangwa n'amakanisa ibiki. Iminsi mbibona kandi sibwo bwa mbere. Hari ubundi icyo kibazo cyavutse, sinzi bamwe mubyibuka, zari abantu basa n'abijijisha ntibagire memore. Ikintu cy'amakanisa ni iki? Murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa, babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiyeho ate? Perezida Kagame yagaragaje ko bidakwiye ko imbaraga abanyarwanda bakabaye bakoresha mu kwikenura ibibazo bibareba bazikoresha mu bibamanura mu bukungu bakicwa n'inzara. Ati imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha mu gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba, biduha umutekano, bituzanira ubukungu, bituma umunyarwanda atagira inzara. Biriya bibazo navugaga byose mugiye kuzimarira mu bintu. Imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba, biduha umutekano, bituzamurira ubukungu, bituma umunyarwanda atagira inzara, atagira biriya bibazo navugaga zose mugiye kuzimarira mu bintu. Ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije ndetse bigasa nkaho hafashwe umwanzuro, habaye iki nyuma yaho ku buryo twongera tugasubira hahandi? Ubu koko mwebwe nk'abanyarwanda n'aba bicaye, mwebwe abadepite mwicaye hano ubwanyu. Yakomeje abaza abadepite ati ubu koko mwebwe nk'abanyarwanda, mwebwe abadepite mwicaye hano, ubu hejuru yo kuba umudepite mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese yagira ikanisa mu gikari cye? Ukaba umudepite, ukaba umupasiteri, ukagira ikanisa, warangiza abantu bakishyura. Na wa wundi wabujije gukora ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga, agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha. Ubu hejuru yo kuba umudepite mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye? Ukaba umudepite, ukaba umupasitori, ukagira ikanisa, warangiza erega abantu bakishyura, bakabishyura. N'udafite, na wa wundi wabujije ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga, agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha. Mu kuvuga rero, abantu bavugishije ukuri, aya makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo.
ni iki, ni indwara ki? ugahura abo rero bameze batyo, hari n'ubwo ugira uti wenda bifite ishingiro, ariko wenda niko mubyumva sinzi, usibye ko bamwe tutabyemera. Perezida Kagame yasobanuye ko zimwe mu nsengero ziri mu Rwanda zagiyeho kugira ngo zikamure abanyarwanda imitungo mike bafite mu nyungu z'abazishinze. Yavuze ko adashobora kubyemera. Umukuru w'igihugu yatanze urugero kuri aba bashumba, aho uhura n'umwe akavuga ko yabonekewe, yavuganye n'Imana, undi akavuga ibindi, ngo Imana yamubwiye, undi agahanura ibizaza. Ati mbere na mbere ngiye mpuye nawe akambwira ibyo, nabanza kukubaza niba uri umusazi, niho nahera, ugomba kuba uri umusazi. Icya kabiri, nagusaba ibihamya, ibi ngibi uvuga koko waraye uhuye n'Imana, ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho, nyereka igihamya. Ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera aha ngaha ku buryo umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira. Ntibibe hamwe bikaba ahantu magana ibihumbi. Uhuye n'umuntu aravuga ngo urareba nijoro nari ku musozi kanaka, nabonekewe, nahuye n'Imana, navuganye nayo. Wahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye. Wahura n'undi ni umuhanuzi, arahanura ibizaba ejo kuri kanaka no kuri kanaka. Mbere na mbere njyewe mpuye nawe ukambwira ibyo, nabanza kukubaza niba utari umusazi. Ugomba kuba uri umusazi, niho nahera. Icya kabiri, nagusaba ubuhamya, evidence. Ibi ngibi uvuga yuko warayihuye n'Imana, ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho, nyereka gihamya. Perezida Kagame yavuze ko mu gihe abanyarwanda bakurikira abasazi nk'aba, igihugu kiba kimeze nk'ikitariho. Ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera aha ngaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira. Ntibibe hamwe ntihabe handi, bikaba ahantu amagana ibihumbi. Igihugu se ubwo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho. Ariko ubundi ibijya kubaho byo hari ibyo twari tumenyereye, hari ibyo twavutse, bamwe muri twe tunashaje turabisanga byamenyerewe abantu. Ibyo ntabwo nzirirwa njya kubibaza, nubwo niyo naba hatari ibyo nemera, nta mpaka najyamo cyangwa nta rubanza najyamo, ndabyihorera bikamera gutyo. Ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano, mwebwe abantu bakuze, abantu bazima, abantu mufite ibyo munyuzemo, umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose, agafata igihugu akakigira ingwate, namwe mukarindagira mugakurikira. Uwaturuze se ubwo yarakarabye wa mugani w'ikinyarwanda. Abandi ngo muraho mwagiye mu mashuri, mwarize, mwaraminuje, muraho muri abantu b'abirasi, babandi ba VIP, warangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira, ntunamubaze utari kurantwara he. Ariko handi muranabizi, hari n'abo bicaga, hari n'ubwo abantu bica. Niba mujya mukurikira amakuru simbizi, nko mu bindi bihugu umuntu umera atyo w'umusazi agatwara abantu, akabatwara abantu benshi magana ngaha, akababwira ibyo bakora, akababuza kurya, akababuza gufata iki, akababuza kugira gute, abantu bagapfa. Perezida Kagame yavuze ko kubera iyi myemerere irimo ubujiji, hari aho abayoboke
bagiye bakurikira abashumba babo bikabaviramo no gupfa. Ni ikibazo cyabaye muri Kenya n'ubu kikiri mu nkiko. Nibyo mushaka kubamo? Ubu se muraha muhagarariye abaturage barabatoye, na mwarangiza n'ibi murimo? Niba mushaka kuba abadepite muve mu budepite. Yabajije ati nibyo mushaka kubamo? Ubu muraha muhagarariye abaturage barabatoye, mwarangiza n'ibyo murimo? Niba mushaka kuba abadepite muve mu budepite muba abapasiteri. Murabizi, murabumva, murabikurikirana, cyangwa n'ibyo mpimba? Byose nibyo mushaka mwebwe, nibyo mushaka kubamo, ibyo mushaka. Ubu muraha muhagarariye abaturage b'u Rwanda, barabatoye ngo mwarangiza n'ibyo murimo? Niba mushaka kuba abapasiteri muve mu budepite mugende mu abapasiteri. Ariko nabwo mbere y'uko muba abo bapasiteri cyangwa muba amazina yabo sinyazi neza, ibyo bindi mujyamo mujya gushuka abantu mukabahanurira. Wabanje ukihanurira se? urajya guhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya, wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe. Urahura uri icyo ntazi, urajya gushuka abantu ngo biragenda bikajya no muri politiki. Ni nko kuyobya abantu, bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza, uko ugomba gukora buri kintu. Ibyinshi bizanaturuka no hanze byo kuza kuvuga abanyarwanda ukuntu bagenda n'ibintu bakora. Mureke tubazanemo urujijo, bakaza bigize ibitangaza, namwe mugakurikira, ntawe utekereza, ntawe uba. Umukuru w'igihugu yavuze ko insengero zigomba kuba zujuje ibyangombwa bigenwe n'amategeko ku bushukanyi bw'abitwikira Imana. Amenyesha abanyarwanda ko ibitazubahiriza amategeko bizafungwa. Ati bitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho. Ubwo rero nabonye bavuga ngo ubanza perezida atabizi. Ibintu byo gufunga insengero ni icyaha. Ndabizi, simbishaka. Nuje hari izindi manza nyinshi ngo bashinzwe ubutabera bamwe barabizi. Hari uburyo bwinshi bwo kwica abantu bagapfa bakaremba, cyangwa ukabambura ibyabo na bike bari bafite bakayobora. Hari abandi baza bakubwira ko bagiye kukugira umukire, ukabanza kakaduke wari ufite ateza n'igihumbi aho ukakizana, bakaguha 3, ukagenda ukavuga uriya muntu ukongera ukagaruka. Watanze 1000 wavanyemo 3 bikajya kurangira bakuvanyemo 20. Ibyo nabyo ntimubizi, ntibibabamo hano? Hari utabizi? Ibyo rero byavuye naho bijya no mu madini, bijya no mu nsengero, bijya nabyo biba bityo. Ubu abanyarwanda mwararindagiye, mufite icyo kibazo. Ibintu by'akajagari noneho niyo byaba biri mu madini simbishaka, nzabirwanya rwose. Yasabye abadepite kwifatanya n'izindi nzego gushyiraho uburyo buyobora abanyarwanda mu nzira nziza. Naho ngo abashumba bacucura abaturage imitungo bike bafite bakwiye guhagarikwa byanze bikunze.